narangiza kukwishura ayo makarisa amaze gutwara ngewe undebere niwe wambonera igikukuru cy'inka umusebye ko twakundanaga amabere gahagaze gagwishijwe ni ariko wahagarara umunsi wose utarananirwa ngo ugize buri munsi kimwe ni kurya amaze buri munsi nabona azanye umudeyi n'utuyo katwaye patite umuturage azabona kabure ini nk'uko dusaranganyaga ibigori amasaka oya bawogosha ni igice nsigaranye imihanda bataje se kuko wamagaye n'ibitabo sombwe kumwitwa imihanda bigenze gute umva abenshi bavuga ko guseka cyangwa se kumwenyura ari bimwe mu bituma iminsi yo kubaho yawe yiyongera gusa nk'uko njye mbizi nawe ubizi biragoye kwisetsa uri wenyine cyangwa se udafite umuntu ugusetsa cyangwa se ikintu runaka kigusetsa niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe abakomediye 5 ba mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda basetsa kurenza abandi. Nibyo wabyumvishe neza, tugiye kurebera hamwe abanyarwenya 5 babikora neza basetsa imbaga nyamwinshi kurenza abandi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nimba nawe rero ukunda mwene ibi biganiro ndakwinginze kora kuri subscribe, ukore like, nze tujyane nibyo twivugira buri munsi ku munsi. Nimba ukeneye kumenya utuntu tw'ubwenge n'utundi kora subscribe kuri iyi channel. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyarwenya bita Mitsutsu. Mitsutsu ni umwe mu bagabo bazi gusetsa cyane dore ko bitewe n'inyambaro ye utuntu yikoresha tw'utumanyeri muri video ze biri mu bintu bisetsa abantu benshi cyane. Irebere nk'aka yakinye nawe urahava umbwira muri comment. itonde nkwereke noneho saraba barariye nanjye ndarya mwa Ku mwanya wa 4 wacu w'abanyarwenya basetsa imbaga nyamwinshi turasanga Nyakiso wihariyeho kuba azi gusetsa binyuze mu magambo akoresha agiye arimo gutebya cyane ku buryo ki uretse kuba urubyiruko rumukurikira ndetse n'abandi bantu twafata nk'abashesha akanguhe baramukunda cyane bitewe n'uburyo ki abaganiriza muri komedi ze. Nyakiso umaze kugafata kuko amaze hafi imyaka igera muri 5 kuko yatangiye kumenyekana neza 2019. Urumva ko ari umwe mu bakomediye bakuze kuko binagaragara kuri channel ye aho birundiyeho bakamusubscribinga kakava aho ubu amaze kugeza mu bihumbi birenga 400. amaso babitije ayo magorori yawe papa urumva uko nabambwiye uragira ngo umudije mbaye nk'umuceri turabuze kubera igitutu udihende ponje naga amaso yanjye yafata ngo ahita amagorori mureke gasiya sindushije umuceri aho tuzabyaranye iyo umureka asakaza nka mweri oya si ngombwa rwose mutubabare. Ku mwanya wa 3 w'abakomedi cyangwa se abanyarwenya bayoboye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga umusaza Bijiyo Bija. Gusa nk'uko mubona kina nk'umusaza sibyo, ahubwo n'indi sura aba yiyambitse aho abikora neza cyane kurusha ndetse n'abasaza. Ni umwe mu basaza bigaruye imitima y'abantu benshi aho abigaragaza mu bikorwa bya buri munsi. Uyu musaza Bijiyo Bija umaze kugafata hano muri igihugu cyacu cy'u Rwanda aho akina mu mafilime ndetse no mu makomedi agiye atandukanye, aho twakubwira akina muri Kiraman Empire cyangwa se muri My Heart, akanagaragara muri komedi zica kuri Big Mind. Anafite channel ye kandi acishaho yitwa Bijiyo Bija Comedy, acishaho ibikorwa bye bya buri munsi. Uyu musaza kandi anakina ku Irebero TV aho akina na Munatsabi bose bimusanze.
ni gute wakuze urangana? Why you give me him money? Ndamaruka ndi guhombanya nyoko. Ayi wowe. Nuko wavuyemo. Why did you give him money? Eh? Why did you give him money? Ongwekima. ambwira ibyo by'abazungu banyigenda So that ngumari kimwururuko. Bona gutari igihwinini. Nunumba maduke umbire. Yeah. I wasn't missing you. I missed you. Yewe reka ibyo tubireke. Reka tuguhagate muzane kagatebe keza kintuza. Umwanya wa kabiri w'abakomediye bagafashe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amashyi menshi cyane twakire Dogiteri Nsabi, umukomediye nawe waturutse i Musanze bitewe n'amakote ye kabisa atajya ahindura na karuvate yambarira ku ibondo, ku nkweto za sandari ndetse n'ibindi wamumenyaho. Ni umwe mu bagabo nabo bigaruye imitima y'abantu benshi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dogiteri Nsabi nawe wakinye mu mafilime menshi byagorana kuba wareba video nziza isekeje kuri YouTube ngo usange Nsabi atayirimo. Uyu mugabo nawe ni umwe mu bantu byagaragaye ko asetsa imbaga nyamwinshi y'abantu, aho anabigaragaza muri Genzi Comedy mu iseka rusange. Reba nk'aka yakinye nawe uraseka ndabizi. ariko wenda cashije kandi nitonze ku mutwe gwanje kuno mbaga niyorobetse nigize inama nakumbi ndi ikirura kibi. Ku mwanya wa mbere mu rutonde rwacu, ese urakeka rinde? Andika muri comment utubwira ati ndabona aruyunze mubagezeho. Ku mwanya wa mbere turasanga Kakajwi ateye amayobera, ateye iki akaraha kajya he. Mu bukomediye bwe akora yiganjemo gutukana cyane nk'utumanyere yizaniye dutuma abantu benshi bamukunda umunsi ku munsi, aho byagaragaye ubwo abantu bamuforowinze bakagenda bagakora amasubscribe bagakora ibiki byose kubera uyu muhungu Kakajwi. Kuri ubu akaba ari umwe mu bahungu kabisa bakunzwe n'ingeri nyinshi, ubu akaba abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kakajwi usetsa abantu benshi, aho wagenda ugacikinga nawe kuri YouTube ukareba imibare y'abantu bamukurikira kandi muri comment bakavuga ko abakorera umunsi. Nimba ubona hari uwo twari gushiramo utajemo, andika muri comment umutubwire. Ciao, Imana ibarinde, ibihe byiza nibyo mbifurije, kandi mukore subscribe. Video nk'izi zirajya zibageraho day by day. God bless. Mwari muri kumwe na Ismail King Bruce.